Kedi n'umwana umuryango wose batekerezaga ko agiye guhindura ubuzima bw'umuryango none bigeze aho muri umuntu we yicaye ibaza icyo mama watekereza abanyamakuru muri rusange ko bakongera kumpa icyizere nk'icyambere amahirwe amwe gusa atagira amahirwe ya kabiri nkongera basi nkagaragaza kandi ibyambayeho ntabwo nakwemera ko hari indi satani yakongera kubintera ngo mbikore abantu bo muri aperi barabizi narabibabwiye nayitanze hari ibindi bibazo byinshi muri famiye yanjye inzira atangwa mu gutangwa nta rambere igeze izamo nta mafaranga nubwo wenda ayo nayiguze atariyo bampaye nta mafaranga menshi nigeze nyihombaho bampaye amafaranga kandi ntabwo nari kwemera kwifatira umwanzuro njya kugura inzu nari ndi kumwe na mama inzu njya kuyitanga nari ndi kumwe na mama inzu yatanzwe gutyo muri ubwo buryo mama aravuga ati nta kibazo inzu iratangwa igihari ni uko nta rambere nigeze nkinamo ntabwo bigeze bayirya muri biyari icyo cyo ntabwo kigeze kibaho kuko ntabwo ibyo bya rambere ntabwo nari kubikina ngo inzu bayirye umubyeyi ku nzu umubyeyi ni ikintu gikomeye kuri iyo nzu waba waraguze yabivuga cyangwa umubyeyi ku mwana ashobora no kubiporoteja afite izo nshingano nk'umubyeyi ariko se niba warabitanze kuri bonne foi inzu ukayitanga ku bushake kuki byakwi naba ngo bisa naho byakwishe mu mutwe kubyakira byakugoye utekereza ko ari ukubera iki ni ukuvuga ngo inzu mu kwitanga nta kibazo ikibazo cyajemo ikibazo nari nyifite ariko mu kwitanga nanone twari dufite ibindi bibazo dushaka gukemura turavuga ati nta bundi buryo mfite kredi kuko ngewe amakuru mfite inzu waguze miliyoni zirenga 12 yagiye kuri miliyoni ngo zitarenze 4 ku makuru numvise ibyo bintu rero sinibaza ukuntu mama wawe yabihaye umugisha nawe akabyemera inzu ikagenda ukuri guhari no gufata inzu ntabwo nigeze fata inzu ngo nyigurishe ku munyamakuru hanta inzu ni njye wayiguze mu kuyitanga nyitanga ari umwe mu bakinnyi ba peri nyihaye ntabwo namuvuga amazina ntabwo ari ngombwa ari umwe nyihaye uwo mukinnyi nayihaye niwe twabashije guhereza uwo mugabo hanta ntabwo bisobanutse nanjye hano hari ibintu ntabwo bisobanutse hano harimo ikintu cyihishe tutari wowe wayihaye uwo mukinnyi mugenzi wawe mukinnyi wayihaye hanta yego umukinnyi wo muri aperi hanyuma se wayimuhaye umukinnyi kugira amafaranga ukemura ibibazo yanditsweho uwo mukinnyi hanyuma uwo mukinnyi nawe yandika kuri ayiha hanta se hanta yigurisha kuri hanta wowe uwo mukinnyi warayimuhaye kugira ngo we akuha amafaranga wikemura ibibazo yabaye amafaranga yamaye make ndayafata murayabura ubura ubwishyu ntabwo yamaye nka kredi cyangwa mvuga ati ni rambere yakuguriza bisanzwe nubwo abihakana iyi nzu kugenda kwayo iri mu bintu mu by'ukuri navuga ngo byamwangije kuko umuntu nka Kedi ku myaka ye 20 ashoboye gutunga inzu muri uno mujyi akaba yafasha ababyeyi n'ikintu umuntu wese yakwishyura ikintu nk'icyo kigiye rero ihungabana umunezi yahungabana ampuresi noneho uri no mu bihano si nawe gusa n'undi muntu wese waba ufite inzu ikagenda niyo waba ufite ibibazo ukayitanga wenda ku mafaranga atakwita katari menshi ikagenda mu by'ukuri birabyagukomeretsa umuntu uwo wese zubwo ngo n'umukinnyi gusa aho rero njye nari kumvaho ni uburyo bisa nkaho ari kubitsinda nubwo mwabyumvise neza cyane rero hari ibintu ari guca ku ruhande ariko wamwumva akora ku rundi ruhande kuko umugani ni umuntu ugifite kariyeri y'igihe kinini cyane none se Kedi ko makuru mfite hano ari uko mama wawe inzu yagiye atabizi
ukaba urimo tubwira ko abizi. ntabwo byashoboka wamuhamagara kuri telefone. inzu se mama wawe yigeze imwandikwaho? aya yari kwanditseho? ubwo rero birashoboka ko yanagenda atabizi. ntabwo yagenda kuko ntabwo icyo gikorwa n'icyo ngicyo najya kugikora umubyeyi wanjye atabizi. izi miliyoni enye ko zigaruka cyane? izo miliyoni enye ntabwo nziza. si nziza rwose. hari n'uwanditse hano ngo mwahawe miliyoni enye hanyuma uzigabana na rage mu buryo bwo niba waramwishyuraga niba waramusubizaga simbizi, ariko harimo ibidasobanutse. ukubona inzu yakuvuyeho ikajya kuri rage hanyuma ikajya kuri anta, iyo porosedire harimo ibintu bififitse bidasobanutse neza. uko byagenda kose inzu ntikiri iyawe. ntabwo ari iyanjye. ntabwo ari iyawe kandi uri na konvenki ko yagiye neza, nta kibazo warabyaye. nta kibazo na kimwe nakigezemo. nonese kuki ku makuru dufite byaguhungabanyije kandi ari ibintu wakoze wabiteguye ushaka gukemura ibibazo by'amafaranga? wenda akantu ko guhungabana kubera iyo nzu ntabwo kabuze. ntabwo abantu bakumva neza. ntabwo icyo kintu cyo guhungabana gatoya ku nzu ntabwo icyo kintu cyabuze ko nakigira. ariko ni ukuvuga ngo inzu narayiguze, inzu iratangwa kubera ibindi bibazo. icyo ngicyo ndi kumva sinzi nta kintu nabivugaho kinini gihari. ntabwo abantu ntibaze kumva ko inzu nayigurishije kuri ragi. ntabwo ari kuri ragi. inzu iri imwe mu bakinnyi ba APR nayihaye, nayo igatangwa kuri uwo nguwo, ariko ntabwo ari ragi. ntibaze kumva ngo ni ragi. oya. urabyumvise se? ejo nabyumvise kuri Radio 1. ejo nabyumvise kuri Radio 1 mbyumvana umuntu bita Ngabo Y'icondo arimo abibaza umuvugizi wa APR, amubaza ati ko hari amakuru avuga ko inzu APR yaguriye Kedi yaba atakiyifite, ari byo bibazo. umuvugizi yabaye professionnel aravuga ati ibyo ni ibibazo bireba Kedi ku giti cye, ntabwo APR yamuguriye inzu, niwe wayiguriye, sibyo? so ibyo twebwe ntabwo bitureba. ibyo tureba ni ibitureba nk'umukinnyi wacu, urumva? so icyo ndimo nibaza ahangaha Kedi, wenda ku myaka yawe uracyari muto, sibyo? uracyari muto, uracyafite kariyeri ndende imbere yawe nk'umukinnyi. hari byinshi urimo poroteja, ariko natwe ibyo dukora turarwana kuri kariyeri yawe. nta kindi rwose cyera cyirabura. urabizi ko ntaranavugana nawe byo hanze y'akazi. nabonye nyandikira mesaje wayihawe na Christelle. ntabwo nari nzi ubwo buzima bwawe bwo hanze y'ikibuga. ariko hari igihe abakinnyi tubabura cyane, tubareba tukareba ibyo tubona. umukinnyi ntagifunga umupira, Jaberi ari muri meforme, umupira ntawutera, ntakiwufunga. Jaberi watangaga assist 10 muri sezo ntashobora gutanga assist imwe. wajya kumva Jaberi afite ibibazo byo muri famiye, sibyo? urumva afite ibibazo byo muri famiye, wabikurikirana ugasanga koko byagira ingaruka kuri performance ye mu kibuga, sibyo? so kumva Kedi tuziho tara, tuziho nk'umukinnyi ukomeye, tutakimubona, atagikina umupira, atakigira, hanyuma ibi byose iyo bigiye hanze ngira ngo abantu bahita babihuza
no kuba abantu barakubuze abantu wenda nubwo uba warabyihereranye ariko still bigenda bijya hanze nk'uko nguko ku bwawe inzu warayihebye urimo uratekereza ibiri imbere ku ruhande rwa ekipe yawe ya APR barabizi ibyo bintu yego barabizi wabibagejejeho bagufashije iki barabibabwiye njya kwitanga narabibabwiye ufite ibibazo bigiye gutuma ugiye gutanga inzu iyo message yabagezeho ikumva yuko njyewe ikintu cyambayeho nk'icyo ngicyo wenda kikaba cyarananyishe mu mutwe nayo ngaruka wenda y'ibi ngibi birumvikana ntabwo byoroshye ariko ku myaka yawe ikintu njyewe nasaba mbere na mbere abayobozi ba ekipe APR ko bose aho bava bakagera bose bambereye ababyeyi beza abakunzi ba APR abafana nabo nabagarukaho ndabasaba imbabazi yuko nabuze yuko nazize ibyo bintu byose ariko tugitangira ikiganiro nibagiwe n'abanyamakuru muri rusange ko wenda bavuga ati Kedi yagiye ameze gutya Kedi wenda ibyamubayeho n'ibi ngibi bigatuma abanyamakuru bavuga gutya nabo ndabasaba imbabazi nasabye abayobozi ba ekipe nsaba abafana n'abakunzi bose muri football y'amaguru mu Rwanda n'abanyamakuru muri rusange ko bakongera kumpa icyizere nk'icya mbere amahirwe amwe gusa atagira amahirwe ya kabiri nkongera basi nkagaragaza kandi ibyambayeho ntabwo nakwemera ko hari indi satani yakongera kubintera ngo mbikore byambayeho byose ni amakosa kandi byarahagaze andi mahirwe nakongera kubona ntabwo nayapfisha ubusa muri rusange ntawe hanini byo gusaba imbabazi wenda n'abandi baraza kugira icyo babivugaho ariko jyewe Kedi wese afite amakuru ye kandi nawe ufite uburenganzira bwo gutanga verisiyo yawe uko ubishaka cyangwa se uko wumva ubishaka ushobora no kutavuga wenda ibyakugiraho ingaruka yaba kuri ko ndabona abantu bandika batari ku uwo mwana ntari bugire ibibazo murimo muvugisha ibintu byinshi ntari bugire ibibazo muri ekipe ufite uburenganzira bwo kubitubwira uko bishaka sibyo no kubisobanura uko bimeze ariko icyo utahisha abanyarwanda ni uko byagize ingaruka kuri kariyeri yawe byaguhungabanyije byagusubije inyuma uyu munsi muri butubwire turabona nabuze inzu yanjye mu buryo bumeze butya muri izi detaye sinana wakugira inama yo kubivuga ariko ntibikuraho ko twebwe tubibonera mu kibuga icyiza gihari kinakomeye ni uko ejo bundi hari operasiyo risi yarimo avuga ngo ibuye ryagaragaye nubwo ntari mpari ngo ntiriba rikishe isuka ku myaka yawe njye mbona hakiri amahirwe yo kugarura ibintu ku murongo inzu yagenda n'ibindi byagenda bigapfa ubusa ariko imbere yawe sibyo kariyeri yawe y'imyaka irenga 15 iri imbere ishobora kukugurira izindi nzu nyinshi cyane Kedi tukubonye Burayi Kedi tukubonye n'ahandi kuko impano yo ntawe yishidikanyaho ikiba myaka yawe uracyafite ubushobozi bwo kugura izindi nzu ufite gikomeye ntibiriho bya bindi by'akabaye icwende Kedi kweri urizihiza abanyarwanda ko tugiye kongera kubona Kedi ushayininga ibyo bintu byose bishyize ku ruhande atekereza ibiri imbere agiye kubaka kariyeri noneho abanyarwanda bose dushobora kuba proud yayo njye ni igihe gito cyane navuze mu bintu bitatu byose nabashije gusabiramo imbabazi na
na famiye yanjye nayibagiwe nako kumbona ndi mu rugo nakagombye kuba ndi mu kazi nabyo niyo umwe muvandimwe yabyuka ntabwo bimushimisha kuko yakubonaga gukora yakubonaga bakuvuga neza yakubonaga watsinze ntagataha yishimye ubu deja murumuna wanjye yigaga i Kabuga ari mu rugo amafaranga y'ishuri yarabuze aricaye mu rugo yaricaye mu rugo niwe bamwishyuriraga ishuri guhera mu wa mbere we yaragiye mu wa kane ni ibintu byose rero nawe bimubabaza nubwo ari umwana ariko ntabikubwire na mama wawe navuganye nawe nakubwiye ngo nijoro navuganye nawe kandi niwe wamuhaye telefone aramvugisha numvise ibaza agahinda mama we afite uyu munsi ni ibintu bitoroshye nibaza ko Kedi ubifite mu kiganza n'ubundi wabitakaza cyangwa ukabigumana nukomeza gukora desordre akaba ari cyo uhitamo uzaba imbwa nyine tujye twirirwa tuguseka ngo wa mwana wari uzi umupira wabaye fake sibyo nk'uko hari abo tuvuga hano hanze hari uwari urimo yandika ati ejo nari kumwe na Matunguru ati ateye agahinda sinzi niba ari hano wenda ashobora kuba nabyanditse ariyo ahari atari ko ati biteye agahinda abantu bagiye babona bamwemeri baje kuri radio akavuga ati giye rwose mumfashe meze nabi yarakiniye amakipe akomeye yose hano yarakiniye ikipe y'igihugu yarakoreye amafaranga menshi ubwo ni bake mu bo tuzi bandi benshi cyane bahuye n'ibyo bibazo uracyari muto please byiteho yego sibyo ibintu nemeye ngomba kubikora twemerera abanyarwanda kandi dufite inkuru hano zishyushye za AS Kigali n'ibindi tugiye kujyamo kandi dusigaje iminota mike ubwo naze Christelle Menya zibonye naze yicare hano nanjye mperekeze Kedi amahirwe masa kaso numure ati nubwo adakina mu kipe mfana ariko ni umunyarwanda kandi yafasha n'igihugu ati rwose ati si byiza kwijandika muri ni ibintu byinshi gusa yasoje avuga ko amakipe byaba byiza agize abapsikologe bazajya bafasha aba bana igitekerezo cyiza